ikiganiro ni cya kindi ijuru rikorerwa, ikiganiro mugezwaho n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bagiye batandukanye. Uyu munsi abo muri kumwe nje mwumva kuri mikro ni Emile Nshimiyimana, ariko ndi kumwe na mwene data nawe mumaze kumenyera, ngira ngo abibwire hanyuma twinjire mu kiganiro muzi abo muri kuganira nabo. Imana ishimwe cyane. Nanjye ndashimira Imana ko iducira inzira ikaba iduhaye kugera muri Radio Fine FM. Imana bayiro. Amen. Ni amazina ni Musabyimana Joseph Mugisha. Ndo mubwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Yego rwose. Ariko kandi nkaba ndo mukiranutsi mbikesha igikorwa Kristo Yesu yakoze ku musaraba. Yego rwose. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Amen. Arakoze mwene data avuze ko ari umubwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ariko kandi yongeraho ngo ndi umukiranutsi mbikesha igikorwa Yesu Kristo yakoze ku musaraba. Nawe udukurikiye uyu munsi waba umukiranutsi ubikesha kwizera icyo gikorwa. Niyo mpamvu turi muri studio mu kiganiro tugiye kumaranamo igihe kingana n'isaha yose. Yego. Ni ikiganiro mukwiye kujya mukurikira buri wa gatandatu na buri cyumweru kuyihe saha? Saa 10 kugeza saa 11. Yego rwose. Kuri Fine FM. Yes. 93 n'igice kimwe. Aha. Ese umuntu atabonye umwanya wo kudukurikira mwayo masaha ahandi yadusanganiye? Reka tumubwire ko dufite na YouTube. Channel yitwa Ijuru Ntirikorerwa TV. Nonaha wakwandikamo ugakurikirana ibiganiro. Yes. Nejo wakwandikamo ayo magambo ugakurikira ibiganiro, ugakomeza kumva ubutumwa bwiza bukubwira uburyo ki ijuru Imana yari guhereye ubuntu muri Kristo Yesu, ukuntu Imana yakugize umukiranutsi kubwa Yesu. Ni gitangaza. Ni gitangaza. Abantu bakunda ibitangaza. Yego. Ariko reka mbabwire ko icyo gitangaza kiruta ibindi byose. Nibyo. Uburyo nawe wamenya uburyo Imana yaguhaye ijuru ku buntu. Yego. Muri Kristo Yesu. Muri Kristo Yesu. Ukabaho urifite, ukajya uriryamana, ukaribyukana, ukarijyana mu kazi, ugataha urifite, ukajya mu modoka urifite, ukaruyururuka urifite, waba uri mu murimo urifite, mbese igihe cyose ukaba ufite ijuru, wava hano mu isi cyangwa Kristo Yesu yagaruka ukaba uzi kutashye mu ijuru iwabo w'abakiranutsi. Amen. Ibyo bikagendana no kubana n'Imana amahoro. Nibyo. Kubaho utumva ko Imana mufitanye nayo ikibazo, kubaho nta rubanza ufite ku Mana, kubaho warababariwe, yego, kubaho waratsindishirijwe, yego, kubaho waremewe, yego, waravutse ubwa kabiri, warabyawe n'Imana, warabaye umuragwa w'ijuru, nta mikoshi, nta karande, nta nyatsi, nta myaku, uraho uguwe neza. Yes. Unezerewe. Yego rwose. Wishimye. Imana ari papa wawe. Yego. Imana ari umubyeyi wawe. Wumva igukunda, wumva ikwemera, wumva wisanzuye kuri yo. Yego. Amen. Ibyo bikesha gukurikirana ikiganiro Ijuru Ntirikorerwa. Ijuru Ntirikorerwa cyane rwose. Arega nibyo kuko ariko naho bitekerezeho Imana ari so. Yego. Ubitekerezeho nyine mujya muvuga ngo karande, ngwinyatsi n'imyaku, Imana ibaye so ubyumva ute? Ako konyine bagatekerezeho. Umuremyi w'ijuru n'isi, umugenga wa byose, ari so. Nyine ko muvuga ngo guhindurirwa amateka da, gusa ntabahindutse. Ko muvuga kuzamurwa mu ntera, ngo kwibukwa n'Imana, ngira twibutse ngitomaza umubabaro. Ngaho bitekerezeho. Imana atari so wanyu, atari oncle, ahubwo Imana ari so. Yego. So bwite. Papa wawe. Se urumva ko mu byukuri hari ukubaho neza kwa rutuko nguko?
uko niko kubaho neza, uko niko gukurwa mu butindi kandi none n'iteka ryose, none n'iteka ryose, kuko n'ubuzima budashira, niyo mpamvu bwitwa ubugingo buhoraho, nuko twabuhawe n'Uwiteka. Yego rwose, Uwiteka ni ikintu kitarangira. Yego, ntabwo ni arufa, ijambo ry'Imana rivuga ngo ni arufa na omega, itangiriro ndetse n'iherezo. Yego, iyo ubyakiriye uba wakiriye iby'iteka ryose. Amen. Nibyo, reka twifashishe ibyanditswe byera, kuko ibyo tuvuga si ibyacu mu by'ukuri, ahubwo ni ijambo ry'Imana, nacyo kiriho agaciro. Nibyo. Turasoma ibyakozwe n'intumwa, igice cya 15, ibyakozwe n'intumwa igice cya 15, tushobora guhera nko ku murongo wa 6. Yego, ntibyaba ari aho? byaba ari aho rwose. Bere ku murongo wa 6. Yego. Okay. Wasoma muri icyo Kinyarwanda? Reka nsome muri Bibiliya yera. Mutwe w'amagambo aravuga ngo inama yabereye i Yerusalemu. Okay. Dutangire dusoma, haravuga ngo intumwa n'abakuru bateranira kujya inama y'ayo magambo. Habaho imburanya nyinshi, maze Petero arahaguruka arababwira ati, bagabo bene data, muzi yuko kera Imana yantoranije muri mwe kugira ngo akanwa kanjye abe ariko abanyamahanga bumviramo ijambo ry'ubutumwa bwiza, bizere. Imana irondora imitima y'abantu yarabahamije, ubwo yabahaye umwuka wera nk'uko yamuduhaye natwe. Ntiyashyizeho itandukaniro ryacu nabo, ahubwo yogesheje imitima yabo kwizera. Nuko niki gituma mugerageza Imana, mwikoreza abigishwa imitwaro basogokuruza batashoboye kwikorera, ndetse natwe ni uko. Ahubwo twizeye yuko ubuntu bw'umwami Yesu ari bwo buzadukiza, nk'uko nabo bazakizwa nabwo. Imana ishimwe. Amen. Amen. Nakomeza nushaka uburikiyeho. Okay. Turaza kumanuka hepfo. Yego. Reka nsome mu Kinyarwanda. Intumwa za Kristo n'abakuru bakoranywa no gusuzuma icyo kibazo. Yego. Bamaze umwanya bajya impaka, Petero arahaguruka arababwira ati, bavandimwe, muzi yuko kera Imana yantoranyije muri mwe ngo ntangaze ubutumwa bwayo bwiza mu banyamahanga, kugira ngo babwumve babwemere. Ariko Imana yo izi imitima y'abantu, itanga icyemezo ko yemeye abo banyamahanga igihe yabahaga umwuka muziranenge nk'uko natwe yamuduhaye. Nta tandukaniro Imana yashyize hagati yacu nabo, ahubwo yatunganyije imitima yabo kubera ko bayizeye. None rero kuki mushaka kugerageza Imana, mukorera abo bigishwa ba Kristo umutwaro tutabashije kwikorera natwe ubwacu, habe n'ababyeyi bacu? Ahubwo twemera ko ari twe ari nabo twese twakijijwe kubera ubuntu Nyagasani Yesu Kristo yatugiriye. Amen. Amen. Imana ishimwe. Amen. Ngaho ubuntu ngubwo rero, ngubwo buntu Petero ahamya. Yego. Ni intumwa Yego ziri guhamya. Yego. Nubwo nyine tugiye kubwira abantu. Yego, ariko ikibazo bigagaho cyari ikihubona. Bigaga kuko bagaragara ko ari inama. Yego. Yateranye. Yego. Bagomba kugira ikibazo bigaho. Yego. Bakanagifataho umwanzuro. Ubundi cyari ikihe kibazo? Cyari ikibazo cy'inyigisho zavugaga ko umuntu udakurikiza amategeko ya Musa adashobora kwemerwa n'Imana. Ngibyo bibe bihagije. Mbese kuvuga ko wizeye Yesu gusa gusa ariko ukaba utarakebwe
ngo unubahiriza amategeko Imana yahaye Abisirayeli yego bidahagije kuba wajya mu ijuru, ibyo cyangwa bidahagije se ko waba uri umukiranutsi imbere y'Imana. nko gufata Yesu umurimo yakoze ukawutesha agaciro, uvuga ko utuzuye kahubwo uza kuzuzwa n'imihango iba ari myinshi, yego nubwo hano bayivuga ariko n'indi myinshi abadukurikiye benshi bashyizeho. Petero yavuze ikintu gikomeye nk'intumwa ya Kristo, yanavuze ngo ni nawe Imana yatoranije kugira ngo ajye kuvuga ubutumwa bwiza mu banyamahanga. Ntekereza ko yashakaga kuvuga andi magambo ari mu gice cya 10 kwa Koroneliyo yego cy'uru rwandiko turi gusoma. Yego ubwo yajyagayo yoherejwe n'Imana nawe, ndetse Imana ibanza kumutegura kugira ngo asobanukirwe ibyo ari byo, kuko yarabanje imwereka umwenda uriho inyamaswa zizira n'izitazira. Yego iramubwira ngo baga urye, nawe abanza kwikanga aravuga ati se ibintu bizira ko ntigeze mbirya mu buzima bwanjye. byari bibujijwe mu muco w'Abisirayeli. Yego rwose icyo gihe rero yaragiye rwose abwira abantu ubutumwa bwiza ndetse barabwizera bagabana mwuka we. Yego hanyuma rero aravuga ati none se ngiye Imana yantoranije kujya kubwira ubutumwa bwiza abanyamahanga. Yego ndabubabwira ntiyashyizeho bahabwa umwuka wera nkatwe. Yego ntiyashyizeho itandukaniro hagati yacu nabo nta bindi yavuze ngo bagomba gukebwa no kubahiriza amategeko yacu, ahubwo yabemeye nk'uko natwe yatwemeye. None ni iyihe mpamvu mushaka kwikoreza abantu bari kwizera ubutumwa bwiza imitwaro? aka kantu karakomeye kitwa kwikoreza abantu imitwaro natwe tutashoboye gukozaho imitwe y'intoki, ndetse n'abasogokuruza bacu nabo batigeze bashobora. Urumva ni umurongo wa 10. Yego none rero kuki mwashaka kugerageza Imana? We abyita kugerageza Imana. Gufata umuntu wakijijwe, umuntu wizeye Yesu, yego ukamubwira ko kugira azajye mu ijuru ari uko agomba kumvira n'amategeko ya Mose. Yego ni ukumwikoreza imitwaro bikaba kugerageza Imana. Sipari ibyaha abantu bajya bakora batabizi. Icyo ngicyo sindombo cyatura cyo kugerageza Imana. None uburyo adefinisa kugerageza Imana abidefinisa avuga ngo ni ukwikorera ni ugukorera abo bigishwa ba Kristo umutwaro ngo tutabashije kwikorera natwe ubwacu, habe n'ababyeyi bacu. Yego mu yandi magambo ba Petero barahamye ko amategeko no batigeze bayashobora n'ababyeyi babo n'ababanjirije nabo bakaba batarigeze bayashobora. Imana ibonye ko batanayashoboye kandi igira ikibikoraho, yohereza Yesu. We araza, yego arayashobora nyine ku bwacu kugira ngo tumwizere tubarweho gukiranuka kwe. None abantu ibyo babitesheje agaciro, bo baravuze bati ahubwo ya mategeko yera naniranye, none tuyagarure tugaragaze ko burya ahubwo Yesu yapfiriye ubusa. Ariko niko mu Bagalatiya yavuze. Urakoze cyane ibice 2 21 ngo simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, ngo kuko yaba gukiranuka byazanwa no gushobora amategeko, ngo Kristo yaba yarapfiriye ubusa. Uri kubyumva? Yego. Petero rero hano avuze ikintu gikomeye. Yego. Ariko ubu Munyarwanda ufite ububasha bwo kumvira amategeko y'Imana kurenza Petero ninde? Ariko ubu ntabwo twasomye hepfo Yakobo ntaravuga, ntabwo yari yavuga nawe. Ndagira babwire ngo hano ubundi mwebwe mwubatse kuri rufatiro, ubundi ngira ngo ibyanditswe biravuga ngo twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, noneho Kristo akaba ari we buye ryanzweho rikaba rikomeza imfuruka. Yego turi ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo akaba ari we buye rikomeza imfuruka. None izo ntumwa ngizi zari zubatse kuri iryo buye. Yego rwose. Kuri urwo rufatiro. Yego rwose. Ari rwo Kristo Yesu. Yego rwose. Ngizi ziri gutanga umucyo w'ibyo abantu bakwiriye kwizera, y'inzira abantu bakwiriye kunyuramo kugira ngo bajye mu ijuru. Yego. Petero aravuze ati kirazira twaba tugiye kugerageza Imana. Turamutse tubwiye abantu bo kujya mu ijuru bisaba kubanza kwizera Yesu, warangiza ukajya no mu mategeko ya Mose ukayashobora.
ubu icyo gihe ukaba uvuze ko ari byo byashoboka ko umuntu ajya mu ijuru. icyo ni ikinyoma. Ni ikinyoma, twaba tugiye kugerageza Imana. Ego. Icya kabiri tukaba tugiye kwikoreza abigishwa imitwaro tutigeze dushobora, n'ababyeyi bacu bakaba batarigeze bayishobora. Norinde rero ibintu byananiye Petero bikananira Yohana bikananira Yakobo, ntabwo twavuze Pawulo, ntabwo inama z'uko Pawulo yarayirimo nyine kuko ni nawe ahubwo wari uje uzanye ayo magambo y'amakimbirane yari yabereye muri bene data. Aha hepfo nawe aravuga ubundi Pawulo na Barinaba nabo baravuga, ariko aho ntiturajyayo, turakivugira kuri mwene data. Ese mwe nimumwemera se Petero intumwa ya Kristo Yesu, Petero wasigiwe itorero, urwego bamwemeramo, abantu bose bazi Petero bamuzi nk'umuntu Kristo yasigiye urufunguzo, ndetse yego niko bimeze. None uwo rero ari kuvuga ko mu by'ukuri byaba ari ukugerageza Imana, ikindi bikaba ari ukwikoreza abigishwa imitwaro. Yamanitse amaboko, yego, ni nko kubwira abantu uti murashakira inzira aho itari. Twamanitse amaboko twese, ari twe n'abatubanjirije twaramanitse. umve noneho umve 11. Nge rero hari igihe mvuga ubutumwa bwiza bagese ubu ni iki gituma abantu batabyumva. 11 ngo ahubwo twemera ko ari twe ari nabo twese twakijijwe kubera ubuntu Nyagasani Yezu Kristo yatugiriye. Amen. Ahubwo twemera ko ari twe ari nabo twakijijwe n'ubuntu Nyagasani Yezu Kristo yatugiriye. Nguko gukizwa n'ubuntu. Bati ubuntu rero atubwo mutangiye kuvuga ubuntu rero. Atubwo se tubonashaka kuvuga ngo twikorere ibyaha. Oya, ubwo se Petero avuze ngo ubwo nawe kuvuga ngo mwikorere ibyaha. Ubwo se nicyo ari kuvuga. Ngo muri abanyabuntu. Ngo nawo mu buntu butangaje. Nimuvuge rero iby'abanyabuntu, muvuge intumwa zose, abahanuzi bose, kuko bariya bose bavuze ubuntu. Ubwo ni munavuga ubuntu kandi muvuge Yesu. Niwe buntu kandi n'ukuri. Burya nukerensa inyigisho y'ubuntu bw'Imana yuko twakijijwe n'ubuntu, ubundi uhakanye Yesu, utesheje agaciro Yesu Kristo. Ariko se ntitwavuze mu Bagalatiya uko havuga 2:21 ngo simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, ngo kuko yaba gukiranuka byazanwaga n'imirimo itegetswe n'amategeko Kristo yaba yarapfiriye ubusa. Ubwo nyine iyo ushaka gutekereza ko gukiranuka wabiheshwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ubu uri kuvuga ko Kristo yapfiriye ubusa, ukabuhinduye ubusa. Nyine ubuntu bw'Imana urimo kubyuka, ukabubutesheje agaciro. Mbese umusaraba wa Yesu ukabuhindutse zero, mbese ukabuvuze ko Yesu urupfu rwe ari zero, ukabuvuze ko ibyo yakoze ari hano mu isi agukorera ntacyo bimaze, ko nawe wari ushoboye, wabyikorera, yashaka ntiyari no kuza, undi si Imana yamutangiraga iki, ko nari ushoboye gusenga, ko nari ushoboye gutura, ko nari ushoboye ingeso runaka kugira ngo nzajye mu ijuru. Uhakanye Yesu muri ubwo buryo ku mugaragaro. Yego, uri kurumva nyine birasobanutse. Noneho ngiyaba gukiranuka byazanwaga n'imirimo Yesu yabarapfiriye ubusa. Hano rero noneho Petero aravuze ati arega ikizadukiza twese ni ubuntu bw'Imana, nta kindi. Sibwo se Bibiliya irabivuga. Abefeso 2:8-9 mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo, hatagira uwirarira. Ubwo abiraririzi nibo bavuga ko gukizwa byaturuka mu mirimo umuntu akora. Ubundi ibyo byo bitwa kwirarira, icyaha cyo kwirarira. Kwandira cyateza amaboko kugira ngo mwihane icyaha cyo kwirarira.
cyo kugerageza imana, cyo kugerageza imana, cyo kwikoreza abigishwa imitwaro, ibyaha ibi bitatu ingorokoro. ariko ubwo buntu budukiza gute? Yego. Ubuntu, uburyo budukiza, Petero niko konkiriwe, niwo mwanzuro atanze, kuko hari naho yavuze ngo yogesheje imitima yacu kwizera. Amen. Iyo tuvuze ubuntu twari tuvuze ko ubuntu ari Kristo. Yego rwose. Ariko ubundi ubuntu Yesu abutugirira cyangwa Imana iduha ubuntu muri Kristo Yesu byasabye ikiguzi. Yego. Kugira ngo tuzajye mu ijuru, kugira ngo uzajye mu ijuru wowe twumva, hari icyo Yesu yasabwe. Yego. Kugira ngo wowe ube umukiranutsi, wemererwe kubona ubugingo buhoraho. Buretse gato. Icyo kintu uvuze kirakomeye. N'ubundi uzajya mu ijuru uri umukiranutsi. Mu byumve neza. Ikintu mwene avuze mu cyumve neza. Ntago mu ijuru hazajya abanyabyaha. Oya. Niyo tuvuze ko ijuru ridakorerwa, ntituba turi kuvuga ngo ijuru rirekuriwe abanyabyaha. Nta munyabyaha uzajya mu ijuru. Oya. Ahubwo aravuze ngo hari icyo byasabye Yesu. Hari ikiguzi byasabye Yesu kugira ngo wowe uhinduke umukiranutsi. Nuba umukiranutsi ujye wakwemererwa kujya mu ijuru. Tujuru mugumane iyo principe ntihinduka. Yego. Ijuru ni iry'abakiranutsi. Ijuru ni iry'abakiranutsi. Ni iry'abera. Yego. Muze gusoma ibyahishuriwe Yohana 20:6. Yego. Ngo abafite umugabane mu muzuko wa mbere barahirwa. Kandi nabera. Urupfu rwa kabiri ntiruzagira icyo rutwara bameze batyo. Ahubwo bazimana na Kristo. Imana ishimwe. Amen. Ntabwo rero turi kuvuga ko mu ijuru hazajya abanyabyaha, turi kuvuga ngo mu ijuru hazajya abakiranutsi. Ahubwo kugira ngo ube umukiranutsi birasaba iki? Nicyo turi kugusobanurira. Yego. Ako kantu bakumve. Yego. Hari igihe nk'uko bivuze tuvuze ngo ijuru ni ubuntu. Hari beza bati burizaterura abanyabyaha iterekeye. Oya. Ntarihari ry'abanyabyaha. Imana irera izabana nabe. Amen. Nta munyabyaha uzarikandagirayo. N'umuririmbyi yaravuze ngo mu ijuru ntihazagerayo icyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Haleluya. Nicyo gituma ibyanditswe bivuga ko nta n'amahoro y'umunyabyaha. Iyo umuntu aronse ubutungane aba yakiriye amahoro, akazaba mu ijuru ry'amahoro, abanye n'Imana amahoro. Amen. Nibyo twari tukivuga. Yego. Ko hari ikiguzi Yesu yasabwe kugira ngo wowe ube umukiranutsi imbere y'Imana. En principe ya mbere tugomba kwemera mu ijuru azajya abakiranutsi. Principe ya kabiri, ubwo wowe twumva kugira ngo uzajye mu ijuru nawe gusaba kuba umukiranutsi. Gatatu, mu mbaraga zawe zose washobora n'iz'abandi bantu bose bagufashe ntushobora kuba umukiranutsi. Kane, hari icyo Imana ubwayo yakoze muri Kristo kugira ngo uhinduke umukiranutsi. Nicyo tugiye gusobanura. Yego. Dukomerezeho. Yego. Tukivuga. Yego. Twabonye ko Petero yananiwe. Yego. Tubona ko ba Yakobo bananiwe. Yego. Tubona ko n'ababyeyi babo bananiwe. Yego. Ikigendanye n'amategeko. Yego. Kandi abantu babyumve nk'uko tubivuga kuri izi mikoro. Yego. Ntibishobokera umuntu ukomoka kuri Adamu na Eva. Yego. Ko bishoboka ko yakubahiriza amategeko y'Imana. Ntibibaho. Ku mpamvu z'uko avukana kamere y'icyaha. Bivuze iki? Ufite umutima wa kamere birahagije ko aba ari umwanzi w'Imana. Akaba atanashobora kumvira amategeko yayo. Ntanashobora. Kandi muri abo nawe urimo wo twumva. Yego. None se ujye utayica nyine. Wese nyine we uduteza amatwi hari ubwo tuvuga atari ko genda gerageza. Oya. Mu mategeko nta kugerageza kubamo. Tako. Yakobo arabivuga. Yego. Yakobo 2:10. Yego. Umuntu wese witondera amategeko y'Imana yose agasitara kuri rimwe aba yacumuyeho yose. None se ubwo mu mategeko ni zero. Icyo kintu abantu bajya bakimenya. Nta muntu ugerageza kubahiriza amategeko y'Imana. Yego.
iyo udafite 100 uba ufite 0 kandi 100 ryagizwe na Yesu wenyine. 0 rero ni ihuriweho n'abantu bose bakomoka kuri Adamu na Eva kuko bose bakoze ibyaha bashyira ubwiza bw'Imana. Bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Yesu rero niwe Imana yohereje yego mu isi. Araza avukira muri Mariya. Yego. Yambarira umubiri wacu muri Mariya. Yego. Iyo tuvuga ko Yesu yatugiriye ubuntu hari icyo byamusabye, hari ikiguzi yatanze gikomeye, gusiga ubwiza n'icyubahiro yari afite mu ijuru. Byanditswe niko bivuga, mbere na mbere hariho jambo yariho kandi yahoranye n'Imana, nta cyaremwe kitaremwe nawe. Amen. Ibaze Kristo w'umunyembaraga kuri urwo rwego wemera gusiga ubwiza icyubahiro akaza akemera kuvukira mu bo yaremye. Yego. Ubundi ni ikintu gikomeye cyane, gikomeye. Ariko akavuka adafite kamere y'icyaha. Yego. Nacyo gituma byamusabye ko atubonera gukiranuka cyane. Akaza mu isi. Reka nongere haka ko impamvu atavukanye kamere y'icyaha nuko atabonetse hagati y'ubushake bw'umugore n'umugabo. Nta mbuto y'umugabo yinjiye muri Mariya kugira ngo Yesu avuke. Ahubwo Mariya yinjiwemo n'imbuto y'umwuka wera. Ubwo yarasamye uwera. Amen. Yarasamye uwera. Amen. Kuza mu isi kwa Yesu nihuse. Yego. Imyaka yamaze hano mu isi. Yego. Yakiranutse ku mategeko. Yego. Yose atishemo na rimwe. Yego. Arayubahiriza. Bibiliya ivuga ngo anonosora ibyo amategeko yasabaga inyoko muntu byose. Amen. Abikora neza. Kuko kumvira amategeko 100% yo hari kuboneka uyumvira utari Yesu ubundi akayumvira 100%, ubwo yari kuba baye umukiranutse, yari no kuducungura. Ubwo yari no kuducungura. Ni Yesu ntiyari kuza. Yesu ntiyari kuza. Ubwo nta wabonetse nyine. Yego. Ariko ku mpamvu z'uko Yesu yashoboye iby'amategeko yasabaga umuntu byose. Yego. Yarakiranutse agukiranukira wowe unyumva. Yego. Arabyubahiriza byose, abikora neza 100%. Uko gukiranuka kwa Yesu Kristo, uko kubahiriza amategeko kwa Yesu Kristo ni wowe yabikoreraga. Yego. Ibyo bintu yakoze rero si wowe wabyikoreraga ngo bimuheshe kujya mu ijuru kuko ni nyiraryo. Yes. Ahubwo yabikoreraga wowe kugira ngo bikubarweho, biguhindura umukiranutsi imbere y'Imana. Nubyizera biguheshe kuzajya kubana nayo. Amen. Tukiraho. Yego. Umve muri Luka, nushaka ureke mpasome. Yego. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana kugira ngo utaza gutakaza uwo murongo. Yego. Yereka nkomeze. Yego. Hano Luka 1:34 na 35. Mariya abwira umumarayika ati, ibyo bizashoboka bite ko nta mugabo tubonana? Umumarayika aramusubiza ati 35, mwuka muziranenge azakuzaho n'ububasha bw'Imana isumba byose bukubumbatire. Amen. Nicyo gituma umwana uzabyara azaba umuziranenge, yitwa umwana w'Imana. Amen. Hallelujah. Amen. Mwabyumvise? Uko niko habonetse umuzira nenge mwisi. Ni Yesu gusa wenyine niwe utaravutse ku bushake bw'umugabo n'umugore, bityo ntiyavukana kamero k'icyaha. Yego. Ntiyavukana kamere y'icyaha nk'iyacu. Yego. Bityo rero ntigeze akora icyaha. Ariko ikintu wari uvuze gikomeye nuko ubwo buzima budakora icyaha Yesu yabayeho mwiza. Yego. Ntiyabubayeho kugira ngo bimuheshe kujya mu ijuru. Yego. Kuko ijuru yarasanzwe arifite, ahubwo ari na nyirari. Niko ibyanditswe byavuze umuremyi. Ariko Imana iratangaje. Ikindi kintu ukuramo hano ni ubutabera bw'Imana. Uburyo Imana nubwo harimo urukundo rutangaje. Yego.
ariko harimo n'ubutabera bukomeye cyane ku buryo Imana ubwayo biyisaba, urumva ntiyakwemerera umunyabyaha kujya mu ijuru. Yego. Ariko nanone gukiranuka isaba umuntu ntiyakubona. Yego. Noneho ikihindura umuntu kugira ngo ishake kwa gukiranuka kw'abantu yambaye umubiri w'abantu ngo urwo rukundo. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Ishimwe iteka ryose. Hari ahantu ugera ukumva waburetse kuvuga, ukabanza ugatuza, ukuza ku rukundo rw'umucunguzi, ku rukundo rw'Imana. Yigira umuntu ibana n'abantu abantu barayibona. Uzi ko ariko mbyibutse Pawulo yabibwiye Timoteyo aramubwira ngo nta gushidikanya ubwiru bw'Imana buratangaje, ngo Imana kwigaragaza yambaye umubiri ikabonwa n'abantu abamarayika ngo bakayireba yambaye umubiri ngo ikamamazwa mu isi ngo n'abanyamahanga bakayizera ngo ikazurwa ngo igahabwa ubwiza. That's the mystery. Ubwo ni ubwiru butangaje. Amen. Ni ubwiru hejuru y'ubundi bwiru bwose. Amen. Ni ikintu gikomeye cyane Imana kwambara umubiri wacu kugira ngo n'ubundi principe yayo yubahirizwe, gukiranuka kw'abantu kuboneke guturutse muri yo. Amen. Yisanishije nabo. Amen. Imana ishimwe cyane. Ishimwe iteka ryo. Nuko mu isi habonetse gukiranuka, ariko n'ubundi ari Imana igutanze kuko ariyo yakiranutse muri Kristo. Amen. Yambaye umubiri w'abantu. Ngubwo très bien. Tugiye guhererwa ubuntu gukiranuka. Yego. Ariko si ubusa. Ni ikintu kiremereye cyane tugiye guhabwa, ariko gifite ikiguzi gikomeye cyane. Yego. Cyagitanzweho. Yego. Ni ugukiranuka tugiye guhabwa, ariko gufite uwagukoreye. Kandi nta wundi, ni Imana ubwayo nibyo yakoreye uko gukiranuka. Amen. Iyo duhabwa ubuntu rero, iyo duhabwa ku buntu, ni iki duhabwa? Duhabwa uko gukiranuka Imana yakiranutse yambaye umubiri w'abantu. Yego. Amen. Namwe rero ubuntu nimubwumve mukanabutesha agaciro. Ubuntu mu Bafilipi 2 mu gice cya 2 havuga amagambo akomeye cyane ngo nubwo Kristo yari afite akamero k'Imana, ngo ntiyabonye ko ari ikintu cyo kugundira, ngo ahubwo yisiga ubusa, ngo yambara akamero k'umugaragu w'imbata, ngo ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rubi rwo ku musaraba. Amen. Amen. Byose kwari kugira ngo wowe nanjye turonke gukiranuka duhabwa rero nuko nguko Yesu ubundi kwambara umubiri nanone rimwe kwari kugira ngo tubonere gukiranuka. Iyo ni rimwe. Kandi yambaye umubiri wacu. Yego. Ahagarare mbese mu cyimbo cyacu. Kabiri nyine kwari kugira ngo aducungure. Ntiyari gucungura abambaye umubiri, aducungure mu mwuka. Yagombaga nawe kwambara umubiri akisanisha natwe. Twese dusobanura amagambo ya mwene wacu wa bugufi. Yego. Wabaga wemerewe kuzungurira isambu yawe wari waragurishije akayikugarurira we nyirayo. Natwe Yesu yashatse kwigira mwene wacu wa bugufi yambara umubiri kugira ngo abe yemerewe kuduhagararira. Yesu imyaka yose yamaze mu isi yambaye umubiri, ibyo yakoze byose yambaye umubiri, kumvira Imana, kubahiriza amategeko yose, byose yabikoze kugira ngo wowe aguhagararire, agukiranukire. Mu yandi magambo, Imana imonitaringa Yesu ibona ko abishobora byose, ni wowe yari gushyiraho amanota, we kandi iri kumushyiraho 0. Yes. Nibyo. Kubera ko yemeye ko tugurana. Yego. Ibyo yakoze byose bikaba ibyacu. Umucunguzi nicyo bivuze. Nuko umwana yatuvukiye, habayeho kutuvukira. Twavutse ivuko ryo kwa Adamu ry'icyaha, ariko Imana iza kutubonera irindi vuko ryo muri Kristo. Yesu aratuvukiye. Amen. Aba mu isi rero adukiranukira. Yaratuvukiye rimwe. Kabiri
yaradukiranukiye gatatu yaradupfiriye Imana ishimwe cyane. amen 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 mu yandi magambo wowe wagaragaye mu yindi shusho ya Kristo ubwo Yesu yabaga mu isi hano yambaye ishusho y'abantu ni wowe Imana yari iri kubona muri Yesu ibyiza byose Yesu yakoze Imana ibyandika kuri wowe mu gihe umwizeye amen nk'aho ari wowe wabikoze. Uwiteka umucamanza yambonyeho amaraso ntancira urubanza ruto ahubwo anyita umukiranutsi. Haleluya. Amen. Noneho kugira ngo Imana ibe ari intabera ifata n'ibyaha byo muri kamere yawe byose ibyandika kuri wa muziranenge Yesu yego utarakoze icyaha na kimwe, ariko n'igihano cy'abanyabyaha cyari kigukwiriye gihabwa Yesu. ariko ubwo uvuze utyo nyine mpita numva wageze ku musaraba nicyo cyahagaragaye ni ibintu bibiri hagaragaye ukuri n'urukundo hagaragara n'urukundo. Amen. ukuri nuko Imana yagombaga guhana umunyabyaha kugira ngo ubutabera bwayo bube bwubahirijwe. ariko ubundi umusaraba nibyo umusaraba hariho ibintu bibiri bikomeye. rimwe ni irangiza rubanza. ubundi umusaraba niho urubanza rwacu rwarangiye. Nibyo kuko umunyabyaha yari akwiriye urupfu ndetse urupfu rw'ibivuga. Yego. Gupfa rero kwa Yesu ku musaraba ari twebwe ahagarariye. Yego. Hari habayeho kurangizwa urubanza rw'ubunyacyaha bwacu. Uko n'ukuri. Niyo mpamvu ijambo rivuga igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Yesu Kristo. Icyo cyarabaye cyangwa nticyabaye? Cyarabaye. Urubanza rwacu rwagize gute? Rwararangiye. Umunyabyaha yarahanwe ntiyahanwe? Yarahanwe. Ku manywa y'ihangu. Izuba riva. None se ubwo niba twarahaniwe muri Yesu hari ikindi gihano dutegereje? Reka tukubwire ngo naho ibi bintu we wabikerenza. Igihano cy'ibyaha Imana yahannye Yesu ku bwawe. Imana irakizi neza. Kandi niyo yari dukurikiranye, niyo yadushinjaga, niyo yari ifite dosiye yayo. Yego. Niyo yari ifitanye ikibazo n'umuntu. Yego. Yagomba kumuhana. Itanga uhanwa mu kimbo cy'uwo muntu. Iramushenjagura burundu, ngo iranamubabaza burundu. Ubugingo bwe bwitambwaho igitambo cyo gukuraho ibyaha. Amen. Gukuraho. Kandi turahasoma ariko tujye mu Baheburayo turagiye mu kanya turovana turaza gukura. Ntabwo Yesu yatwikiriye ibyaha, nta nubwo twababariwe mu mwanya muto, ahubwo igihano Yesu yahanwe cyabaye igihano gikuraho burundu ibyaha byacu. Mu yandi magambo umuntu wizeye ko Yesu yamupfiriye ku rupfu Yesu yapfuye rwari urwawe nanjye, uwo muntu aba akuweho urubanza rw'ibyaha. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Muze kuhasoma mu rwandiko rwa kabiri rwandikiwe Abikorino mu gice cya 5 umurongo guhera 18-19. Yego. Ubwiyunge buraba. Imana yemeza ko itazongera kubaraho umuntu icyaha. Nuko rero umuntu ahinduka umwere imbere y'Imana. Kuba umwere ni ugukurwaho urubanza rw'ibyaha. Yego. Ni ukuba Imana yo ubwayo idekarara ngo uriya muntu nta cyaha nkimubaraho. Amen. Uwo niwe mwere turimo turavuga. Yego. Uwo niwe uzajya kubana nayo. Yes, utagira icyaha. Twari turi kuvuga rero ubutabera cyangwa se ukuri. Yego. Ariko urukundo nanone. Yego. Urukundo kuko Imana ubwayo yemeye kujya mu cyimbo cy'uwagombaga gupfa. Haleluya. Amen. Igaragaje urukundo. Urukundo rw'Imana ni ukuvuga ngo uri Emile naba ari wupfa azagenda buheriheri. Yego. Nubwo ngomba kumuhana kugira ngo ngaragaze ubutabera, ngaragaze ukuri, ariko urukundo reka mupfire, reka igihano cy'abari nge ugihabwa kandi ugihanwa. Yes. Yego. Aho ni urukundo ruziramo. Naho ruri. Noneho Yesu ngo akaba afite gupfa no kongera no kuzuka. Ubugingo bwe bukaba ubwacu. Yes. Ubu rero urumva ko we yari afite gufata cya gihano cyanjye ariko akongera akabaho.
ntikimuherane ngo agende buherere ahubwo akongera akabaho. aho rero niho hagaragaye urukundo. amen amen. naho twebwe iyo duhanwa ubwacu kwari ukurimbuka, nk'uko n'ubundi abazahanwa banze kwemera ko Yesu yabahaniwe igihano cyabo ari ukurimbuka by'iteka ryose. niyo mpamvu rero Yesu yashimye kuduhanirwa kugira ngo ahubwo we abashe gukonsuminga rwa rupfu arurangirize mwaho ngaho. reka abantu tubavuge mu bana. amen. Yesu yanyunyuje umubabaro wanjye witeka. abantu babyumva, umuriro witeka, kurimbuka byiteka arabinyunyuza. ni ukuvuga ngo urupfu Yesu yapfuye ni equivalent, ruhwanye n'urupfu nagombaga gupfa ndi mu nyanja yaka umuriro n'amazuku nkababazwa iteka ryose. amen. ku bantu bize zabiruta na zabirutwa na zabihwanye, ni imibare iri basic yo muri primaire. urupfu rw'iteka, kujya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, kurimbuka by'iteka ryose, harimo bihwanye n'urupfu Yesu yagombaga yapfuye. yego, harimo bihwanye. yego. ni ukuvuga ngo rero urupfu Yesu yapfuye ruhita ako kanya rukonsoma, runyunyuza, ruburizamo, rukuraho. ngubwo ubuhanuzi bwawe akira uwakuyeho. umusaraba we, the mystery, ubwiru. amena. ubwiru bukomeye cyane. amena. disi y'umuntu atawubonye ararimbuka. niyo umuntu awibeshyeho ararimbuka. ku musaraba abantu bajya babonaho iki? babona igiti. birababaje uburyo umuntu abona umusaraba wa Yesu agakomeza afite urubanza mu mutima. disi biteye ubwoba. shitani uzi ko yahimbye undi musaraba ahari? yarawuhimbye da. yarawuhimbye. umusaraba wa Yesu nta muntu uwugeraho ngo aguma akiri umunyabyaha. bibahoze. oya ntibishoboka. umuririmbyi aravuga ngo kuri uwo musaraba ndasa n'ushobora kureba Yesu abambwe ari njye apfiriye. wowe iyo urebye ku musaraba ubona iki? ubona se ko Yesu yagupfiriye? niba yaragupfiriye se wowe urabiziriki? none se Imana nigiye kuba sikoro ku buryo yica Yesu mu mwanya wawe ugasigara uri umunyabyaha gute? ntabwo wigeze ugera ku musaraba. buretse gatoya, iyo ndirimbo iteye ubwoba iravuga ngo hirya y'umusaraba mbonayo umworera n'umunwa w'ikuzimu. yaba iyo ndirimbo abantu bashobora kuyumva ngo wakamo umuriro hirya y'umusaraba. uzi iyo umuntu awushije umusaraba ahanagwa ni mu muriro, ni mu uwo mworera umunwa w'ikuzimu wakamo umuriro. umve ngo nyamara imbere yawo ngo hari umusaraba uteze nk'amaboko ngo ndinde kugira ngo nkize ntagwayo. urabyumva? ndabyumva. ni ukuvuga ngo ikintu cyonyine gitangira umuntu ngo ntajye muri wa mworera ni umusaraba wa Yesu. ubwo bivuze iki? iyo utabonye umusaraba nka bariya n'uruzitiro rukubuza kujya mu muriro, nk'igikuta kikubuza kujya mu muriro, nta kintu uba wabonye. ni ikindi. niba uvuga ngo umusaraba wa Yesu ukawuririmba ukavuga ku musaraba Yesu yarangije byose, warangiza ati we ijuru ati nzarijyanwamo n'imirimo arewe. ku musaraba Yesu yakoze ubwo se yarangije ibiki wowe? ubundi iyo ubonye umusaraba bikwiye kuvuga ngo sinkirimbutse, mbonye ubugingo buhoraho. yes. ni ukuvuga ngo aho nari kubambwa habambye undi. Imana ishimwe. ni ukuvuga ngo dore ngo ikibazo cyanjye kirangiriye hehe? hariya ku musaraba. njye ndi umwere, nta rubanza ngifite imbere y'Imana. ubu niwo musaraba. umuntu wabonye umusaraba agakomeza kumva ari umunyabyaha ntigeze abona umusaraba. umuntu wabonye umusaraba agakomeza kumva azarimbuka ntigeze abona umusaraba. ibyo rero tuvuze nibyo wizera, ukizera ko urubanza rwawe rwarangiriye ku musaraba wa Yesu, ahubwo ko yakwambitse gukiranuka kwe nk'uko yambaye ibyaha byawe, ko nawe ariko yakwambitse gukiranuka kwe, mbese mwaraguranye. ese ubundi Yesu yatwaye ibyaha wowe usigara nta kintu ufite? yatwaye ibyaha gusigira gutungana.
yarakugusigiye yes kandi kwiteka kwiteka yatwaye ibyaha atakoze bimubarwaho nk'aho ari we wabikoze nawe aguha gukiranuka utakoreye kukubarwaho nk'aho ari wowe wagukoreye gukiranirwa kwawe kwajyanye Yesu ku musaraba yego kugira ngo gukiranuka kwe kukujyane he mu ijuru nibyo yes uko niko umuntu aba umukiranutsi akanaba umuragwa w'ijuru abikesha nde Yesu Kristo amen 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 amen. Ibyo rero kutabyizera uko biri amen ugatekereza ko hari indi mirimo yawe wakora kugira ngo uzajye mu ijuru wahushije umusaraba wahushije kare ariko nicyo cyatumye n'iriya nama yateranye Yerusalemu iterana nuko hari hadutse abantu bameze nk'abadutse mu iki gihe bari guhakana umusaraba babwira abantu ko kwizera Yesu bidahagije ngo umuntu ajye mu ijuru gutyo gusa byonyine ngo gusa ngo birahagije kwizera Yesu ngo gusa izo nyigisho rero zimeze zityo zateranije inama Yerusalemu zirayiteranya yes bene data bakuru n'intumwa banzura ko izo nyigisho zigomba guhagarara kuki zakomeje wa zarakomeje uriya mwuka wakomeje ntiwabuze uwo ucengeramo kuko uriya mwuka z'ubundi nyirizina ukomoka kuri nene kuzira satani yakomeje gucengeza no kubwira abantu ngo kwizera Yesu ntibihagije mubone ubugingo buhoraho hari n'imitwaro y'amategeko mugomba kwikorera kugira ngo nimuyashobora muzajye mu ijuru Yuda arabivuze ko ari abaseseye rwihishwa avuga ko tugomba kumaranira cyangwa guharanira iby'abera bahawe rimwe ibyo bintu bikaba bihagije iteka ryose nibyo turimo turasobanura nibyo turimo turavuga kugira ngo nyabone wizere hanyuma wibonere ubugingo buhoraho ku bwa Yesu Kristo amen nta yindi nzira ibaho nta yabayeho nta nizabaho yahesha umuntu kujya mu ijuru amen inzira ijya mu ijuru nimwe niya Yesu n'umusaraba we nushaka kwinjira hera cyane ca mu nzira yaguciriye nshya nta yindi nzira tuzabona ntayiriho aba nimwe nukuri inzira ijya mu ijuru ni umusaraba amen haleluya amen. Inshuti zacu mukurikiye ikiganiro ijuru ntirikorerwa turimo turababwira ubutumwa bwiza haleluya mwumvishe ibintu byinshi bitari ubutumwa bwiza mwumvishe abigisha benshi yego kandi mubumva igihe kirekire ariko reka tubabwire ngo ntabwo ibyo mwumvishije ari ubutumwa bwiza kuko iyo buba bwarabakijije hari n'uwaririmbye ngo ubwo uri umuntu w'umwigisha ukigisha abantu ibyo Uwiteka ariko kutabageza ku musaraba wigisha iki ni igiki wigisha kandi ubu butumwa tuvuga bureba abantu benshi ego ndetse uhereye ku bazi ko bakijijwe ego uhereye ku bazi ko bakijijwe babirambyemo babimazemo igihe bayinambyeho banzakagendana ubu butumwa burabareba kandi ni mu bukerenzi iyi niyo nzira yonyine ihesha umuntu kujya mu ijuru no kwizera umurimo Yesu yakoze umutima wawe ugakurwamo urubanza rw'ibyaha yego ugatunga umutima ukubwira ko Yesu yakubabariye yego ko Yesu yakwejeje ko yagukiranuye n'Imana amen ko ari we muhuza waduhuje n'Imana amen menya ko ikibazo cyawe cyakemutse amen turakubwira kubyizera wizera ubwo buntu wagiriwe udashidikanya iri joro nawe urare mu ijuru mu buryo bwa mwuka urare mu banyamahirwe urare uri umukiranutsi ubikesha ubuntu bw'Imana n'umurimo Kristo yakoze ku musaraba nawe ayo mahirwe yaba yawe bakubwiye amahirwe menshi yo kubona visa y'urushako n'urubyaro yo kujya muri Amerika yo kubona imodoka kubaka etaje mu mujyi wa Kigali ukurwa mu cyaro ukajya mu mujyi yo guhabwa igikundiro akazi keza kubona diplome kubona permis n'ibindi nk'ibyo guhindurirwa akazi
kuzamurwa mu ntera, guhindurirwa amateka, gukurwaho igisuzuguriro, guhabwa igikundiro, igutabaye ku mugaragaro izuba riva, guterwaho inyama, ugashyirwaho Yesu ashimwe, n'agasozi ndatwa, n'amatarasi ndinganire, ukajya urya ifiriti no mu mibyizi, akamayonezi, icyayi cya nido, yinjiye mu rugo, Imana isohoye ibishaje, yinjije bishyashya, irambiwe agasuzuguro, wasuzuguriwe ku musozi utuyeho, iragutaba iraguteturuye, oya. Ariko ngo hari n'umusozi witwa ngo ndabirambiwe, reka da, nawe witwa ndabirambiwe ngo uherereye za Ruhengeri. imisozi yo ni myinshi, ariko ni amazina barayise, yo ni myinshi imisozi, iyo misozi witwa za ndabirambiwe. Ibyo byose rero turagira ngo tukubwire n'andi mahirwe arutayo, yego, nayo kuhabwa ijuru, niyo mahirwe, kugirwa umukiranutsi ku bwa Yesu, yego, kuba mwisuzi neza kuzajya mu ijuru, uzajya mu ijuru, kuba umuragwa w'ijuru mu buryo budasubirwa, yego, nibyo turi kuvuga mu kiganiro ijuru ntirikorerwa, yego, ni amahirwe aruta yandi yose abaho n'azabaho n'ayabayeho, niyo mahirwe gusa. ariko tubibutse turi no kuri YouTube channel ijuru ntirikorerwa TV, jyaho ushyiremo ayo magambo tuvuze, ijuru ntirikorerwa TV, urabona ibiganiro byinshi by'ubutumwa bwiza bigusobanurira uburyo Imana yaguhaye ijuru ku buntu biciye muri Kristo Yesu, umucunguzi wawe, umucunguzi w'abari mu isi, wagukunze, yego, wakwitangiye, yego, wakwiguranye, yego, ukaronka ubuzima, yego rwose, kandi ubuzima waronse n'ubwe, yego rwose, niyo mpamvu ari ubwiteka ryose, haleluya, niyo mpamvu ukwiriye kumwizera, yarakwihaye kugira ngo muzabane iteka ryose. niwumva urukundo, niwumva urukundo tazarimbuka, naho urukundo ruri nuko atari twe twakunze Imana, nuko ariyo yadukunze, ikemera gutanga Yesu Kristo, umwana wayo w'ikinege, agacumitwa, agaterwa imisumari mu biganza no mu birenge, agatamirizwa ikamba ry'amahwa, agasuzugurwa ari Imana, ari nyacyubahiro, kugira ngo we aguheshe ubugingo buhoraho. Haleluya, akiri iyo mpano y'ubugingo buhoraho. Amen. Byaba bimaze iki gutunga iby'isi byose ukabura ubugingo? Waba wararuhiye iki utabonye Umwami Yesu? Waba wararuhiye iki majoro wagendagenze? Waba wararuhiye ubutayu ubwo se wasenze? Waba wararuhiye iki? Mujya mukaririmba waba wararuhiye iki? utabonye Umwami Yesu. Kandi bizaba biteye ubwoba, bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba busa n'ukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye y'ubukwe. kandi niyo wavuga imyambaro mibi, wumve bya bintu byawe ujya ukora ukabyita byiza, ukavuga ko aribyo bizaguhesha, ugatekereza ko bizaguhesha kujya mu ijuru. Iyo niyo myambaro mibi ukwiye kwambura Yesu akaguhiye y'ubukwe. mbese abageni be niwe ubambika mbega byiza, mbega kwambara ukaberwa. Amena. ariko umugani w'ubukwe bw'umwami wacyuje ubukwe bw'umwana we, ego, uvugwa mu butumwa bwiza, ego, ndawukunda, ni mwiza cyane. uziko ngo baje gusanga nk'umuntu wambaye umwambaro udasa n'iyabandi, yari yiyambitse amasengesho, kandi yiyambika amaturo cya cumi, yiyambika kuyobora, yiyambika guhanura, gufasha abakene, yiyambika gufasha imfubyi, arabyiyambika. Ariko uzi ko buriya yari yagerageje kurimba cyane, ntacyo atari yakoze, yaranamuvunnye, ariko ngo baramuboshye amaguru n'amaboko, ngo bajumbisa
ngo hanze ngaho bazaririra bakahekenyera amenyo. ibintu byo kwiyambika ntabwo byemewe bisaba kwambikwa yego na Yesu Kristo. Nibyo. Umwambaro w'ubukwe yego nkuko wategetswe nkuko wadozwe bihwanye nuko umwami yabitegetse. kandi uwo mwambaro w'ubukwe ni uwuhe? Uwo mwambaro w'ubukwe ni ugukiranuka kw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ni ugukiranuka kwa Yesu tubarwaho tutakoreye ku buntu tutagizemo uruhare. Bese vanamwo nge vanamwo ukuboko kwawe, vanamo ibyo byose twavuze, vanamo amaturo, vanamo icyacumi, vanamo amasengesho, vanamo gufasha imfubyi n'abapfakazi n'ibindi. Itorero ryizubarizwamo, imyakuri mazemwo, amazi wabatijwemo menshi, ingeso wahinduye. Iyo tuvuga ibidora tubivuga suko kugira ingeso nziza ari bibi, ni byiza ndetse cyane, ariko kuramo ibyo ntanzira. Mu bijyanye no kujya mu ijuru ntacyo bizagufasha. Kuramo ibyo bintu Imana ibibona nk'ubushwambagara buriho n'ibizenga. Kuramo rero yego umwami akwambika umwambaro we w'ubukwe ukubereye. Umuntu uzajya mu ijuru azaba yambaye umwambaro w'ubukwe witwa gukiranuka kw'Imana kubonerwa muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Ishimwe iteka rye. Nkuko Yesu yambaye umwambaro w'ibyaha ari twe tumwambitse atarakoze icyaha na kimwe, niko natwe twambika umwambaro wo gukiranuka kwe tutabigizemwo uruhare tukibera amahoro, tukibera abakiranutsi, bikaduhesha kujya mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Ishimwe iteka ryose. Kuyavuga siko kuyamara. Biba biryoshye, biba bituryoheye gusa none ngabwirwa benshi akumbwa na bene twizeye ko nubwo humvishe benshi ariko bene byo bakuyemo icyabagirira umumaro ndetse na nyuma y'ivugabutumwa dukoze turaza kwakira amatelefone. Turizera ko arabaza kuduhamiriza ko nabo biyambariye wa mwambaro w'ubukwe wa mwambaro wo gucyanuka kwa Yesu Kristo bawuraranye. Abashaka kuduhamagara katubaye nimero muraduhamagara kuri 0784 nyuma ariko mukanya 4257 mpamagara na nimero 5 zose muri studio iyawe nayo yibaye 0779 18 25 900. Izo nizo nimero yo kuduhamagaraho. Ariko ikindi ku muntu ushaka no kujya kuri WhatsApp groupe yacu nabwo yatwandikira kuri WhatsApp 0784 4257 tukamushyira kuri WhatsApp groupe yacu agakomeza gukurikira ibiganiro by'ubutumwa bwiza. Ahandi yajya ni kuri YouTube akandika muri telefone yiwe ijambo rivuga ngo ijuru ntirikorerwa TV agakurikirana ibiganiro aho yaba aherereye hose, akukurikira ibiganiro by'ubutumwa bwiza, agakurikirana ibiganiro by'ubutumwa bwiza, akiyambarira umwambaro wo gukiranuka kw'Imana kubonerwa muri Kristo Yesu. Reka dushimira abadukurikiye bose. Ibiganiro byacu nakagaruka kuri Fine FM 93.1 buri wa gatandatu na buri cyumweru saa 10 kugeza saa 11. Imana ishimwe cyane. Ishimwe iteka ryose. Haleluya. Amen. Nakagaruka rwose turabakunda kandi n'Imana irabakunda. Niyo mpamvu ibatanze ubu buryo kugira ngo mwiyumvire ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Muvanye nawe ndagushimiye. Murakoze namwe. Byari byiza kubana nawe mu kiganiro. Kuri bo bikarushaho kuba karusho. Yego rwose. Nabene data kandi baba bashyigikiye kujya kiganiro kigere kuba dukurikira. Turabashimira cyane. Naho ubutaha. Tuvuge ngo amahoro n'imigisha bibabeho. Amen.